turabasuhuje cyane nk'uko mubizi tudahwema kubazanira inkuru nyinshi kandi zitandukanye. Uyu munsi noneho ndaza mbibwira, murabizi ko dusanzwe dukorana ikiganiro ariko simbibwire ni muhire nk'uko bisanzwe mbagezaho ibiganiro ku bufatanye na King Love TV. Uyu munsi rero muri screen zangira ngo murabonamo umusore w'uturinete usa naho uri kurahira n'umukobwa mwiza cyane imbere ye. Mu by'ukuri ejo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 2022 nibwo twakiriye inkuru y'incamugongo, aho mu by'ukuri bivugwa ko uwitwa Umutoni Diane Gentille mu by'ukuri bivugwa ko yari gukora ubukwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 2022. Biravugwa ko rero mu by'ukuri icyo gihe yakagombye kuba yarakoreye ubukwe ahubwo ariho yashyinguwe. Rero muri iyi nkuru turibanda cyane ku byo yazize n'aho yaturutse. Rero mu by'ukuri ikigaragara ni uko uyu mukobwa kugeza ubu ngubu yitabye Imana. Urupfu rwe ni rurerure cyane. Kuva save the date yasohoka yatangiye kugendwaho n'ibibi byinshi kandi bitandukanye. Biravugwa ko mu by'ukuri save the date yasohotse uyu mukobwa Mutoni Diane Gentille ubwo yari afite ibiro 70. Mu by'ukuri yakomeje kugenda arwara bidasanzwe, umunsi umwe akanitura hasi agahagurutswa. Yabaga ari kugenda mu muhanda ukabona yituye hasi. Yacitse apeti ku buryo bukomeye, yabayeho nabi ku buryo bukomeye cyane. Mu by'ukuri yabaga arimwo atambuka akagwa hasi bakamwegura. Uyu mukobwa yarababajwe ku buryo mu by'ukuri save the date yasohotse nk'uko mwabyumvise haruguru afite ibiro 70. Ariko mu by'ukuri mu minsi nk'ingahe ishize nibwo yasubiye ku munzani basanga afite ibiro 25. Uribaza umuntu mukuru ufite ibiro 25 mu by'ukuri biba bigayitse. Rero mu by'ukuri uyu mukobwa by'inkuru ndende ibyamubayeho ni ukuri yababaje benshi batandukanye. Yababaje benshi ntago bari kubyumva. Mu by'ukuri murabona muri screen zanyu ko n'umukobwa mwiza, murabona Felix ari kumwe n'umukunzi we basohotse bari ku nkoko bari ku mazi, ibintu byari byiza cyane. Ariko bene data, abantu b'iki gihe ntabwo bagishimishwa na gato n'imibereho myiza ya mugenzi wabo. Mu by'ukuri save the date kuva yasohoka bamugenzeho bikomeye cyane. Kuva icyo gihe nta mutuzo nta mahoro yigeze agira. Byabayeho birakomera cyane, ariko umukunzi we yakomeje kumukunda nubwo byari bimeze bityo, yitura hasi ananuka umunsi ku wundi kandi ku buryo bigaragara. Ariko umukunzi we yakomeje kumuba hafi kandi akamuhereza agaciro.
ngira ngo murabibona muri screen zanyu ko impano yazimuhaga umunsi ku wundi kugira ngo arebe ko yamushimisha akagarukamo neza, ariko umukobwa yarananukaga ku buryo budasanzwe. Mubyibonera mu by'ukuri iyi ni inkuru mvuga ko yababaje benshi batandukanye. Kuba uri aho witeguye ubukwe ku munsi w'ubukwe, ahubwo mukitegura bitunguranye gushyingura, ni inkuru mu by'ukuri y'incamugongo itumvikana. Rero mu by'ukuri uyu mukobwa biravuga ko yarozwe, akaba yararozwe n'inshuti ye y'umukobwa, bivugwa ko yari inshuti ye y'akadasohoka. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwize ukuri, inshuti z'iki gihe nta nshuti zirimo. Ngira ngo muri screen zanyu murareba umukobwa bari kumwe, bari abakobwa basa neza bizihiwe. Uwo agafureshi gatunzeho niwe Umutoni Diane Gentil, akaba ari nawe witabye Imana. Rero mu by'ukuri uwo mukobwa w'inshuti ye bivugwa ko yamuroze, bihirinzwe kugaragazwa amafoto ye ndetse kandi ngo anavugwe uwo ari we, ariko mu by'ukuri biravugwa ko ari we wamuroze, kuko na Gentil ubwe we mu rupfu rwe asezera cyangwa se ku mwuka wa nyuma yabyivugiraga. Uyu mukobwa apfuye ababaje benshi batandukanye, kuko twaganiriye n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, dore ko noneho mu by'ukuri hari inkuru ibivuga byose. Ukeneye iyi nkuru ku buryo burambuye kandi bwinshi cyane, wagana ku nyarwanda.com. Ngayo nguko ngira ngo muramubona umukobwa wanyu Mutoni Diane Gentil, akaba yaravutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane mu 1999, akaba yatabarutse ku itariki 21 z'ukwa 10 2022. Mu by'ukuri twihanganishije umuryango we, Imana yamukunze kuturusha. Abasigaye turabihanganishije, mubashe gushyira umutima hamwe, ubwo niko byari bigenwe. Ariko bene data, inshuti zino minsi muzirinde, mugiye muzibamo murya muri menge. Wizera umuntu ukaba uzi ko ari inshuti kandi nyamara ari ingona. Rero turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi mu kiganiro mwari kumwe n'umuhire King. Rero ahandi hantu mwasanga inkuru zacu ni kuri Instagram, wandikamo King _ love _ comedy. WhatsApp namba murayibona hasi. Ubaye hari inkuru ushaka kutugezaho cyangwa se ugira ngo tuzabashyirire hanze, mutwandikire ku iyo nimero mubona hasi iri target. Turabakunda cyane kandi mukomeze kubana natwe nk'uko bisanzwe cyangwa kandi bizahoraho. Inkuru ku nkuru zizahora ziboneka. Dusoza ikiganiro iyo ngiyo, murabona ko mu by'ukuri bwari ubutumire.
ubukwe bwari kuri 22 z'ukwezi kwa 10 2022. rero mu by'ukuri ahubwo icyo gihe cyakabaye ari ubukwe nicyo cyabaye umunsi wo gushyingura Mutoni Diane Gentil wababaje benshi batandukanye.